dushime Yesu mwami wacu. Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Muri uyu mwanya nzanywe no gushima Imana, nyishimira ibyiza byinshi yankoreye, nyishimira kugira neza kwayo, kuba yarandinze kuva nkivuka kugeza kuri iyi saha, nkihumeka umwuka yampaye, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya rero nje kubagezaho amashimwe, nshimira Imana igitangaza gikomeye yankoreye cyo kuba yarankuye mu mwijima ikangeza mu mucyo wayo w'itangaza. Dusenge. Imana ikiranuka, Imana ikomeye, mugaba w'amahanga, usumba byose, byaba ibyo mu ijuru ndetse n'ibyo muri iyi si, uri uwera kandi urakiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wandemye ku ishusho yawe, undema uzi neza yuko nzacumura, ariko mbere yuko undema wari wabanje kuntegurira umucunguzi, ari we mwana wawe, wa wundi watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Mu kuremwa kwanjye rero n'ubundi naremwe incungu ihari, reka ngushimire yuko bitaheze mu kubitekereza gusa, ahubwo byanagezweho. Yesu Kristo yemeye kumanuka akaza hano ku isi, agapfa urupfu rubi kandi ku bwanjye, maze akambatura mu bubata bw'icyaha, asigira n'isezerano rivuga ko nizera igitambo cye nzahabwa ubugingo buhoraho. Aya mateka rero ngiye kuyatambutsa, ndakwinginze kugira ngo umfashe unkoreremo, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Icyakiza buri wese uzumva buno buhamya ukinyuzemo, mu izina rya Yesu. Nitwa Turikumwe n'Imana James, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 2, turashima Imana. Nkaba naravukiye mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyanza, ariko ubu ngubu ntuye mu karere ka Ruhango. Amateka y'ubuzima bwanjye kuva nkiri mutoya kugeza iyi saha, mu bigendanye n'ubuzima bw'umubiri, nta ntambara nigeze mpura nazo zigendanye n'ubuzima, nta bidasanzwe, nta bidasanzwe, nta kurwara ngo ngere kure. Mbega Imana yabashije kundinda, ibihererwa icyubahiro. Ikinzanye rero ni ukubaha ubuhamya bwo kuva mu mwijima maze nkagera mu mucyo. Nicyo kinzanye. Ni ibyishimo mfite byo kuba narabashije kwimurwa nkavanwa mu biganza bya Satani, ubu nkaba ndi mu biganza by'Imana. Nkiri muto nasanze naravukiye mu muryango w'Abakristo, nasanze naravukiye mu Badivantiste b'umunsi wa 7. Ni amahirwe nagize mu kuvukira aho rero. Uko nagiye nkura, nagiye n'ubundi nkurikiza amahame nk'uko abo nsanzemo bayakurikiza, nkagerageza gukurikiza amategeko y'Imana nk'uko n'ubundi abo nasanzemo nabo bayakurikiza. Umuryango twavukiyemo rwose bagerageje kuturera mu buryo bari bazi, batubuza gukora ibibi, batubuza gukora ibyaha runaka. Aho tugize ibyo dukora badufata tugahanwa, nk'uko umubyeyi wese ari inshingano ye guhana umwana. Maze gukura, nk'uko n'ubundi nasanze mu itorero navukiyemo bigenda, imyaka yo kubatizwa yarageze, nifuza kubatizwa. Ariko ndibuka ko igihe najyaga kubatizwa, umubyeyi yarampagaritse ngo nimbanze menye amategeko. Icyo gihe byarambabaje, numva ndanarakaye cyane, numva hari n'igihe ntazanabatizwa by'umujinya. Ariko naje gukura, nigiye hejuru ho gatoya, kubera ko hari byinshi utakora utarabatijwe mu itorero. Igihe cyarageze nza kubatizwa. Icyo nashakaga kwari kujya muri korari nyijyamo, ntangira kuririmba. Icyo gihe ibyo numvaga ko noneho ninjiye mu murimo w'Imana, ngiye gukorera Imana. Muri segonderi naho ndiga, ndi umuntu w'Imana kuko nabatijwe, ariko amanyanga ndetse n'ibyo twitaga ibyaha byarakorwaga nk'uko bisanzwe. Kuko ndibuka ko igihe kimwe bigeze kuduha ababyeyi, iriho ko tuzishyura amafaranga 30,000 n'ibindi. Ariko noneho ngiye ntekereza uburyo nshobora kuba nakora amayeri, ahari 3 nkahashyira 4,
mfata 3 nkatwikirizaho agapapuro kariho umubare 4, noneho ndongera ndabifotoza, noneho mbona ababyeyi ya fotokopi iriho 40,000. Icyo cyaha cyabaye icyaha gikomeye cyane, kuko icyo gihe baribajije bati se ko noneho amafaranga yazamutse cyane. Ubwo ndangije hazamo kubabeshya, ariko icyo cyaha nagikoraga nk'umuntu wabatijwe kandi mfatwa nk'inyangamugayo. Aho ndibuka yuko kubera ko ku itorero twasengeragaho nta muriro wahabaga, mu rugo twari dufite pano solaire twacagingaga bateri y'itorero, nta wundi rero wagombaga kuyijyana ku rusengero. Ahanini ni njyewe n'umuvandimwe twayijyanaga dusimburana ku isabato, kuko yasengaga ku isabato imwe nanjye nkasenga ku yindi. Ikintu cyari kibujijwe kwari ukuyikorera ku mutwe. Cyari icyaha kwikorera ku isabato, tukayitwara ku rutugu, intugu ziragenda zisa nkaho rwose duhengamye cyangwa twangiritse, ariko byasaga nkaho hari ihame yuko tutagomba kwikorera ku mutwe ku isabato. Ariko igihe cyarageze nkazajya mvuga nti noneho ntabwo ibi nazabigumamo, urutugu rwanjye rwarahiye, nzajya nyikorera mve mu rugo iri ku rutugu, ningeraho batandeye banyishyire ku mutwe. Ningenda nimba ndi hafi kugera ku rusengero maze mpite nyishyira ku rutugu, kugira ngo batabona yuko nakoze icyaha cyo kwikorera. Ibyo nabyo niko nari narabisanze. Ndibuka rero noneho ko ndi muri segonderi, igihe kimwe nari ndi ku ishuri, hari abana twiganaga bazana gahunda yo kuzajya twiriza ubusa tugafata igihe cyo gusenga. Icyo gihe nari umuntu utabasha kwifatira icyemezo ngo ibyo nanga mbyange, ibyo nemeye mbyemere, ahubwo binyuze mu kumva yuko ntagomba kugaragara nabi. Ibyo nakoraga byabaga bihabanye n'ibiri mu mutima, kubera ko igihe icyo gitekerezo cyazaga cyo kugira ngo tujye dufata umunsi umwe mu cyumweru ntitujye muri refectoire kurya, ahubwo dusenge mu gihe abandi bagiye kurya, twebwe dusigare dusenga, noneho baze kugaruka wenda dusoje. Icyo gihe icyo cyifuzo cyangezeho, nanjye tekereza n'ubu ntabyemera barabona ko ndi umupagani. Byemera inyuma, ariko mu mutima bitarimo. Icyo gihe ndibuka yuko umunsi wa mbere twabikoze, twiganaga n'abana twaririmbanaga rwose ubona bagerageza, bari abakristo mu buryo bugaragara, bakazana ibyigisho ngo twige tukiga. Ariko ndibuka yuko iyo twamaraga gutangira gusenga abandi basonnye ngo binjire muri refectoire, njyewe ubwonko bwanjye bwabaga bwibereye muri refectoire, ndetse inzara yo guhera ku wa 4 w'isabato, kuko nibwo twiyirizaga ubusa, iyo nzara narayijyanaga. Iyo naryaga nijoro ntaho byankoraga, narya ejo ntibigiraho binkora, kubera ya nzara y'igihe kimwe ntariye. Nza kugira amahirwe mbona bya bintu birasa nk'ibisenyutse. Ariko ubwo twiga muri toronkome turi hafi yo gusoza mu gihembwe cya 3, nibwo hari umuvandimwe umwe yigeze kuba yarigeze kwiga ibigendanye n'ubutumwa bwo kwihana, ubutumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Icyo gihe hari mu 2003-2004. Ubwo butumwa bwari bugezweho bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Nabyumvaga ntyo nkumva sinzi n'icyo bishatse kuvuga, ariko uwo muvandimwe aza kundobanura, aza kundeba arambwira, rero James muvandimwe, hari ubutumwa buriho bwo kwihana, none se we warihannye? Nti rwose ntabwo nihannye. Azana amaboroshiri. Icyo gihe nubwo yazanaga ntabwo namenyaga ibintu biriho, sinasobanukirwaga n'ibyo ari byo, kuko ibyo kwihana no kutihana ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Icyo mpfa nuko nari narabatijwe kandi nkaba ndi umudivantiste w'umunsi wa 7. Ariko ubwo uwo muvandimwe yambwiraga ibigendanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha, byaje ari ibintu bimbangamiye mu matwi, biza ari ibintu bimbangamiye mu mutima. Noneho kubera kwa kundi nari nteye ntajya mpakana, we yabonye mbikunze akazajya akunda kuza kundeba. Twigaga muri promosiyo imwe, ariko uwo muvandimwe nawe ubwo butumwa akaba yarabugejejweho n'undi muvandimwe wundi nawe wari uri mu icyo kigo, ariko uwigishijwe niwe wazaga kundeba. Noneho ibyo bintu birambangamira. Uwo munyeshuri namubona
nkumva sinshaka kwanza imbere. Ibintu bigendanye no kwihana no kubabarirwa ibyaha biragenda bimbera nk'umubirizi kuri njyewe. Namubona nkumva sinshaka kumuvugisha, ariko noneho kwa kundi kwiyoberanya ko kudashaka kwerekana uruhande mperereyemo nkihangana, ndagenda ndabangamirwa byo ku rwego rwo hejuru. Ariko igihe kimwe undi muvandimwe nawe yari yarigishije aza kubona duhagararanye. Igihe kimwe aza kumbaza ngo ese ko nabonye uhagararanye na kanaka yakubwiraga iby'iki? Ndaje ndamubwira nti yambwiraga ibyo ngo kwihana, ngo nzaze ngo anjyane ahantu, noneho nagerayo nkahita nakira imbabazi z'Imana. Ati umva, atahana ashaka kukujyana nanjye yarahanjyanye, nanjye nagiyeyo vuze ko imbabazi z'Imana ntazibonye ndakubitwa. Rero nawe ubwo witegure ko bazagukubita. Numva noneho bimeze nka ramforo ampaye yo kumwanga, noneho yo kwanga ibyo bintu. Ariko noneho nkagira kwa kundi neye ko kudahakana. Ikintu cyandokoye nuko twaje guhita twinjira mu bizami bya toronkome, dukora ikizami twinjira mu biruhuko. Nanjye ntawe sinjye wabona nduhutse, sinjye wabona ntandukanye n'uriya muntu. Ariko hagati aho wa wundi wari waramwigishije nawe twari tuziranye, ariko ntabwo we twakundaga kuganira. Toronkome irarangira, amanota arasohoka, ngira amahirwe ndatsinda. Nsinze banyohereza ahantu bita Ikarambi, hirya yo ku buhanda, Collège de Karambi. Niho nagiye kwiga icyo gihe, niho bahise banyohereza. Ngiye kubona mbona nkigerayo nahuye n'ibyago bikomeye cyane mu mutima. Ngiye kubona mbona na wa wundi nawe niho bamwohereje turahahuriye. Ye baba we, numva nongeye kubangamirwa. Sinzibagirwa igihe yambonaga yarishimye cyane, aravuga ati ye baba we, mbega ukuntu Imana ari nziza, twongeye guhura. Ati izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nanjye ntamena, ariko mbangamiwe. Numva ikigo ngize amahirwe nahita nyihindura. Turiga ariko arongera aramfata, noneho akora itsinda ryo kuzajya yigisha abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ariko mu kutwigisha akaba yaratujyanaga ahantu ngo dupfukame dusenge ibyaha turahita tubibona byose, ibyo kuva mu bwana bwacu. Wapfukama n'ubundi ukabona bya bindi usanzwe wiyiziho. Ati ntabyo urabona? Ntago ndabibona, ndimo ndabona bimwe. Ati komeza rwose usenge n'isezerano riri buzi. Numva bijya kumera nk'ibyo wa muvandimwe yambwiye ngo hari aho bagushyira ngo byanakunanira bakagukubita. Naje kugira ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane, noneho biza kuba ngombwa yuko mu gusoza umwaka mva ku icyo kigo nimukira ku kindi kigo cya segonderi aho bitaga i Nyakabanda kuri Eseni. Ukaba hazi barahita bahumva. Naragiye ngeze kuri Eseni, nahuye n'urundi ruva gusenya. Ubwo nageragayo ubona hebonye bwa mbere nkabona mpuye na wa wundi wigishije, wa wundi size Ikarambi. Nkimubona nanone umutima wahise wongera urahena. Ndavuga nti nsubiye muri bya bindi koko. Ubwo nawe akimbona, nawe nahise mbona ko yikanzemwo, kandi twese twaturukaga ahantu hamwe ariko turatinyana. Nge nangaga yuko yakongera kumbwira ibyo kwihana. Noneho nawe simenye ikibazo afite. Umunsi umwe tuza guhurira mu ishuri, turicara turasuhuzanya. Aza kumbaza ati mu by'umwuka uracyakomeye? Ndamubwira nti rwose rero rwose oya ntabwo nkomeye, byarananiye. Mbona nawe ashimye Imana kuko nawe yari yarabivuyemo. Noneho tubona guhuza kubera ko dusanze twese tutarihannye. Ariko mu cyagaragaraga byabaga ari ibintu bibangamye, kuko n'uburyo byakorwaga wabonaga bitayobowe n'umwuka w'Imana. Ntabwo Imana yabaga ari iyoboye icyo gikorwa, byakorwaga mu gahato. Ntabwo rero imbabazi z'Imana zibonwa mu gahato. Nuko ntangiza segonderi, ubwo ntangira ubuzima noneho bwo gushaka imibereho. Ninjiye mu gikorwa cy'ubucuruzi, cururiza mu isoko ryo mu Ruhango. Nacuruzaga umuceri, za kawunga, amavuta, amafu y'ibikoma n'ibindi byose bigendanye n'ibyo kurya ariko bitabora.
aho ngaho uhita uhigira iby'abacuruzi, ubujura ntibwabura. Ariko hari ikintu gikomeye cyane cyambabaje, mboneraho no gusaba imbabazi umuntu wese wazumva buno buhamya yarampahiye. Icyo gihe nari mpari nk'umuntu rwose w'umwizerwa, umuntu w'umukirisitu, umusore ngaragara nk'umuntu w'Imana. Ariko hari ibanga ry'ubugome. Abacuruzi benshi burya buri wese aba afite ibanga rimwe na rimwe, ariko iryanjye ryo ryari rirenze iry'abandi ahari. Najyaga ncuruza ubunyobwa, mbonereho no gusaba imbabazi umuntu waba waranguriye ubwo bunyobwa. Najyaga ncuruza ubunyobwa nashyizemwo akawunga mu buryo bwo kugira ngo nunguke. Nkarangura ubunyobwa ibiro 100, nkashyiramo ibiro 25 by'akawunga, nkavanga nkapakira mu mufuka. Hari n'ibindi bakundaga kubizana babicuruzamo igikoma, ntago zabaga ari ingano nyirizina, byasaga nk'aho ari kagakushe ka kabiri k'ingano, nabyo byabaga biseye neza, nabyo nkavangamo. Noneho ibyo ngibyo icyo byakoraga byaragendaga bikagarura isura y'ubunyobwa. Ubunyobwa nkaburangura 800, nkongera nkabucuruza kuri 800 nta kibazo, kuko nabaga nzi ko akawunga kagura makeya, nungukaga mu kawunga. Abantu bakaza bavuga ati uyu nguyu we nta kibazo, ntago twamugiraho ikibazo, ni umukristo, ntabwo yakora ikosa ryo kuvanga ubunyobwa n'akahunga. Nanjye ntireka ibyo bintu n'iby'abapagani. Ako bavandi, Uwiteka akura abantu kure. Buri muntu wese wampahiye ambabarire, nukura mbabarire. Sinabamenya bose, ariko ubizi ko yampahiye ubunyobwa ambabarire. Ibyo ni amateka yagiye aranga ubuzima bwanjye. Igihe cyaje kugera shaka umugore, ndabangama, mbangamira umudamu. Namushatse yarihannye, namushatse yarakiriye imbabazi z'Imana. Nubwo haje kubaho nko kugwa binyuze mu kudamarara kw'abageni n'iki, ariko we yari yarakiriye imbabazi z'Imana. We rero igihe cyaje kugera, arongera amenya yuko yasubiye inyuma, avugurura amasezerano afitanye n'Imana. Njyewe nari nkiri biri hanze, mba mu rugo mbangama kandi mu cyayenge, nta wapfa kubibona hanze, ahubwo we akaba ari ubizi gusa. Ndibuka ko icyo gihe mbana n'umudamu, hari korali naririmbagamo y'abagabo gusa. Tugiye kuririmba ahantu hari Bibiliya bari baraduhaye nk'impano, ndagenda bitewe nuko nabaga ntacyo mbyitayeho. Tumaze kuririmba sinamenya ko nayisize aho twagiye kuririmbira, ndataha. Sinamenya ku isabato kuko urumva ntago nayikeneraga, nkazajya mbaza mu rugo nti Bibiliya yanjye yagiye hehe. Ntacyo nitagaho ku bigendanye n'iby'ijambo ry'Imana cyangwa byo gusoma no gusenga, ntacyo nitagaho. Ariko nkagira amahirwe, sinarwanyaga usenga nubwo nabaga ndi umugome, ariko usenga sinamurwanyaga cyangwa ngo mbangamire gusenga kwe. Ariko bigendanye no gusa nko guhimana, bigendanye no gusa n'ubugugu, hari ukuntu iyo umuntu atarihana agira kwihagararaho mu rugo ku kigendanye n'umutungo, akumva amafaranga mugenga wayo, akumva mbega ibintu by'ubugugu, ku buryo hari n'ikintu cyabura mu rugo ufite amafaranga kandi ntuyatange. Tugiye umudamu yarigishaga, yari umwarimu, agahembwa. Umva naramugoye pe, naramugoye, arabizi, kayimugora mu cyayenge, nta n'uwabimenya. Rero igihe cyarageze, nk'ibyo bihe ubwo nari umugabo, ariko twari dufite umusaza wakundaga guhora yibaza ati ubu ko ndi umukuru w'itorero koko nta n'uzansimbura, ubu koko bizagenda bite? Ariko nk'ibyo bihe ndabyibuka, umudamu w'iwanjye yabaga yahembwe, nanjye nkagenda ngiye ku rusengero. Icyo gihe rimwe akaba yafashe 10% cyayo yahembwaga, akavuga ati ngaho wenda ujye gutanga, akayampa, kandi nanjye ndayakorera, nkafata ayo mafaranga nkayagabanya, ndavuga y'umudamu uko tungana n'abana nkabatangira, umugabo angana n'ay'umugore, noneho n'abana dukeya. Gutyo niko yari systeme, ariko ayanjye ntayatanzeho, ntayabariye.
ibintu bigenda gutyo ariko igihe runaka nza kumva nkangutse mu mutima, ntangira kuzajya noneho mbara amafaranga nanjye y'icyacumi, ntangira kugenda nyabara, aragenda aragwira, twatanga tugatanga menshi, tukajya kubona tukabona dutanze menshi, haba mu byitwa ibirundo umuntu nyine akikokora agatanga menshi, bitewe n'uko umuntu yabaga ameze, bitewe n'urwego umuntu yabaga ashaka kwishyiraho kugira ngo agaragare, kugira ngo akavaringe cyangwa kugira ngo ahishe ubuhindugembe bwe, habagaho gutanga menshi. Abantu benshi icyo kintu baragikora, barabizi, amafaranga agasa nk'aho ahishe ibyaha. Icyo kintu rero cyarabaye, nkangukira gutanga icyacumi, agenda biba ukwezi, biba amezi 2, biba amezi nkangahe, iragenda noneho umunsi umwe sinari mpari, ahari njye nkeka ko byanze bikunze byaturutse kuri uko gukanguka mu gutanga amafaranga muri resi, hagaragaramo ahari ko uyu muntu hari ikintu ari gukora. Umunsi umwe ntabwo nari mpari, ngiye kumva numva papa arampamagaye ati umukuru w'itorero. Ntise umukuru w'itorero ndi? Ati wowe. Ntise ninde wantoye? Ati bagutoye wawe mukuru w'itorero. Ari ibintu bimushimishije cyane, nanjye ubwo ntangira kwibaza nibi mbaye umukuru w'itorero gute, ariko nubwo babonye binkwiriye, numva ni iby'icyubahiro, bantoreye kuba umukuru w'itorero. Umusaza arishima, tumbonye nibura uzansimbura. Nanjye ubwo ntangira kujya nambara amakote, ntangira kujya nambara karuvate, ntangira kugura amarete yo gutwaramo ibitabo, ntasoma, ndakomeza. Ko batoye bakantora, nanjye ubwo kuko nari narabaye n'umuyobozi, nkazajya noneho ntanga cyane. Nza kuba n'umukangurambaga ku bantu babaga mu Ruhango ariko b'Ikigoma, kugira ngo bajye bakoresha batanga amafaranga atazajya ajya ahandi, ahubwo nkayakusanya yayo y'ibirundo y'icyacumi nkayajyana Ikigoma. Icyo kintu rero cyabaga ari iturufu ikomeye cyane, ariko ibyo nibyo nabaraga ko ari ubukristo. Ubwo mw'ibyo bihe ndi umukuru w'itorero gutyo, ndi n'umuririmbyi ukomeye, ndi umucuranzi, nibwo n'ibyaha nabyo byisukiranyaga, nkabikora mbisimburanya, mvanga ibyaha, nkora n'ibyo ngibyo. Reka mbabwire, Imana ni nziza kandi ni nziza ibihe byose. Ubwo naje kugura Bibiliya. Nta mukuru w'itorero utagira Bibiliya, kuko yayindi yo yari imaze hafi imyaka 3 ntazi aho iherereye. Noneho mbaye umukuru w'itorero ngura indi Bibiliya. Ndabyibuka umufasha wanjye icyo gihe yahise anyereka isomo riri mu Migani igice cya 20:4. Isomo ryankurikiranye cyane, avuga ngo nzarimira nawe umunyabute ntiyihingira atinya imbeho. Ngo nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire icyo abona. Iryo somo ryankoza ahantu, numva hari ukuntu ambwiye, ariko ndatuza. Yajyaga azinduka akajya gusenga asize mu buriri, hari aho yajyaga guteranira mu gitondo asize mu buriri. Iryo somo rirankurikirana, nkajya mpora nditekereza. Rero igihe cyaje kugera muri 2019, naje kugira ikibazo, ndwaza umubyeyi ari we papa, indwara ikomeye cyane, biba ngombwa ko ari ngiye ujya kumurwaza kwa muganga. Ndagenda ndamurwaza, musaza tukaganira, bugacya bukira. Noneho igihe cyaje kugera, biba ngombwa ko umusaza aremba cyane, yari yarwaye kanseri. Noneho bamusezerera kwa muganga ngo ajye mu rugo, mu rwego rwo gutegereza ko isaha igera agasinzira. Dushakisha uburyo tumujyana mu rindi vuriro, ariko igikomeye aho ngaho nabonye ko harimo umugambi w'Imana. Uko nabonaga agera ahantu habi, niho hantu Imana yatangiye kumpamagarira. Imana yandarikiye mbere na mbere mu burwayi bwa muzehe. Amubwira nti rero wihangane, urabona ko indwara igenda ikugeza habi, ariko nukuri buriya niyo ubuzima bwawe bwagenda ugasinzira, ariko ari igitondo cy'umuzuko, aho abera
abacunguwe bazabonanira n'umwami wabo wabacunguye. Amagambo nk'ayo ntanazi n'aho yanditse. Nkongera nti urupfu kuwizeye ni ibitotsi, ni ugushaka ukuntu wiyegeranya n'Imana. Ariko bavandimwe, iyo namaraga kuvuga ayo magambo nahitaga njya kumva nkumva ari nk'ijwi cyangwa umutima usa nk'ubwiwe ngo iyo namutanze wowe urayizi. Ijambo ryose ryo gukomeza muzehe navugaga riboneka mu ijambo ry'Imana bitewe n'uko nabyumvaga babivuga abandi, ryahitaga risa nk'aho ngaruriwe ikibazo kimbaza ngo ibyo uvuze wowe urabizi ko ukomeza abandi wowe urakomeye. Ariko simenye impamvu yabyo. Bwacya bikaba uko nkumva rya jwi riragarutse. Tubyumva ntangire ikintu nakwifuriza no gukomeza uko waba umeze kose ukagerageza kwiyegeranya n'Imana kugira ngo imbaraga nizicika zizacikire mu kwizera. Izina rye yitwa Yesu, umucunguzi w'ab'isi, niwe kandi tuzi ko umuntu yagenda ariko zabaho umuzuko. Umuzuko ukaba hari icyo uzaba ugendereye kugira ngo urubanza ruzagende neza. amaraso y'umukiza binawoge nawe muri ayo maraso. ariko kandi nanone Imana izamfasha ibyo gutinda cyane. Byo gutinda cyane. Ngiye kuzatinda cyane kuko Imana yo ifite igihe cyayo. Igihe cyayo buri gihe umuntu aba asabwa kutagamburura ku masezerano yayo hasigayeyo. Igihe cyayo cyagera kuri ibyayo, ariko umuntu ibyo asabwe yabikoze. Ababarira bose ibyaha, asabira n'abamwishe, ati data kubw'amaraso yanjye babarira wibagirwe. Rero nahoraga ndi standby kuko urumva kurwaza umuntu ukuze kandi hari mu bihe bibi bitoroshye muri guma mu rugo muri covid, nta gusinzira nta kurangara. Hari igihe umuntu ukuze araga akavuga ati bizagende gutya bizagende gutya. Nabaga ndi maso kugira ngo ahari ataza kuvuga ijambo rikancaho. Ahanini nicyo nashakaga kumva avuga ngo ibigendanye no kuraga. Ariko kuko byaje gusoza araze, ariko amagambo yavuze ni amagambo akomeye nanone yongeye kumbera irarika. Ajya gusinzira yaravuze ngo ati umurage mbahaye ni uko ufite kwizera akongere, utagufite agushake. niba hari uwaburaga kwizera niyongere akugire. Kwizera mukomeze mukugire, niba mwari mufite guke mukongere, mumenye yuko imbere yacu hari Imana. Nibyo sabeye nabo bose abafite ishyaka ryo gushaka Imana. niba hari uwaburaga kwizera niyongere akugire. Kwizera mukomeze mukugire, niba mwari mufite guke mukongere, mumenye yuko imbere yacu hari Imana. Nibyo sabeye nabo bose abafite ishyaka ryo gushaka Imana. Ayo magambo ndayabika bitewe n'uko nari maze iminsi ubundi namutegaga telefone iri kurikodinga, nza kongera mbisubiramo neza nyuma. Ubwo urumva irarika rya mbere ryaje riturutse
ku magambo najyaga mufashisha. Yongera kuvuga amagambo avuga ngo udafite kwizera agushake, ugufite akongere. Ayo magambo nayo arongera ambera irarika, ariko ndagenda ibintu mbishyiraho. Byasoje muzehe asinziriye, ariko ubwo irarika ntabwo ryigeze rihagarara. Ntabwo nyuma yo gushyingura negeranyije umuryango ngo nirangiza nkubwire bya bindi yambwiye, kuko n'abandi benshi uko byagenda kose babaga bateze ko hari ikintu yaza kuvuga, kandi bikaba ari ngombwa ko uwo murage we yivugiye ngo umurage mbahaye n'uyu, ari ngombwa ko nzawubwira abavandimwe. Ikintu cyabaye ni uko nahise numva mpaswe n'umwuka, mpatwa kubanza kugira ngo nzavuge wa murage muzehe yasize atanze, kugira ngo nzawuvuge wumvikane. Numva mpaswe kubanza kuwushaka njyewe, ahubwo njyewe utawufite. Uko kwizera avuga ngo tuzashake, ngo n'ufite gukeya kongere, ariko mu bari batagufite nari ndimo. Ubwo mwuka w'Imana yahise ampata ko ngomba kubanza gushaka uko kwizera, kugira ngo nzatange raporo noneho y'ibyo mpamya nzi neza yuko uwo murage unabaho, njyewe namaze no kuwufata. Mwuka w'Imana nanone yashatse ko mbanza gushaka kwa kwizera, kugira ngo nzabone uko noneho nkubwira abavandimwe nanjye ngufite. Ibyo bintu byantwaye hafi umwaka. Guma mu rugo yahise iza, gusubira ku rusengero byari byarahagaze, dusigaye tuba mu rugo hariho dusengera. Icyo gihe ndibuka ko abantu bahise bakoresha ukuntu bazajya biyoruganiza bakajya basenga. Icyo gihe amatsinda nibwo yatangiye noneho yeruye anemewe. Mwibuke ko nababwiye ko umufasha yari yarihannye, yari yaranavuguruye amasezerano ye n'Imana. Hari abandi bantu babanaga, abantu bakajya baza guteranira mu rugo, njyewe nkumva simbishaka, nkigira mu kazi. Rimwe na rimwe nkabaza umudamu nti ba bantu banyu bari buze kuza hano? Ati yego bari buze. Nti nisangahe? Akambwira isaha. Rimwe na rimwe natindamo gakeya bakaza bahansanga, nkaza kunyura inyuma nkahita ngenda. Iby'ijambo ry'Imana bitamfasheho. Burya Imana ihora idushaka, kandi mu kudushaka kwayo ni ukuri ntabwo iva inyuma. Burya ijya kure ku muntu we wayanze cyane. Ahubwo hari irarika Imana yampaye binyuze mu mufasha yampaye. Iryo rarika ni irihe? Imibereho yahindutse bitewe no kwihana, kubera yuko igihe nabaga ndaho ntarihana, iyo mico mibi yo kutamworohera mu buzima. Ariko iyo nagendaga, iyo nabaga ngiye ndi mu nzira ngenda, nabaga nzi neza yuko mfite umugore wihana. Hari bimwe atakigenderamo, hari bimwe atakirya, nyamara njyewe nkaba ibyo ngibyo nkibikoresha. Ariko mwuka w'Imana akansanga, akangenderera, akanyereka yuko mbangama, Icyo kintu rero cyaramfashije cyane. Nyamara igihamya cyacyo, ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'iyi si. Iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye ku guhitamo kwacu kwa none. Aka karongo rero, aka karongo karamfashije, kangezeho karankomerera. Mbona yuko imibereho y'umuntu wihannye ifite kuba yakiza abantu benshi. Bwa mbere ni twebwe yakiza, ariko yakiza n'abandi benshi. Rero iki gihamya cyaramfashije ndebeye kumufasha. Imibereho ye yari afite nyuma y'uko avuguruye amasezerano, yabaye imibereho nanjye yanyigishije cyane. Aho naho yarankanguye. Imana yarahanyuze kugira ngo inkangure. Atavuze nta kindi kintu, nta kundi kunyigisha kubayemo. Imibereho ye y'umuntu wihannye by'ukuri irankangura. Hari ikindi, muri Covid turi muri guma mu rugo, igihe cyaje kugera bajya mu byo gufungura insengero. Icyo gihe pasiteri yaje mu rugo mu buryo bwo kugira ngo adukangurire gusubira ku rusengero, kuko hari benshi banuganugwaga
ko batazasubira ku rusengero. Pasiteri rero yaje no mu rugo ahari ngo abashe kuba yakumva yuko natwe turi muri abo ngabo. Ariko ikintu cyabaye, nanone Imana yarahanyigishirije, kuko ndi umukuru w'itorero, icyitwa gusoma ibitabo reka data, Bibiliya reka data, migisho reka data, iby'ububyutse reka data, nta kindi uretse kuririmba gusa. Hari n'igihe nabwirwaga kubwiriza nkibaza ibyo nzavuga, rimwe na rimwe naba narabiteguye, nabona umuntu w'umushyitsi uje ku rusengero nkumva ngize amahirwe, ariko n'ubundi nabaga nta kintu ndi buze kuvuga, kuko ntacyo nabaga nzi, ntacyo nabaga mfite. Ariko aho ngaho igihe pasiteri yazaga akaza mu rugo aje kugira ngo adukangurire kuzasubira ku rusengero, nibwo nabonye ikindi kintu gikomeye cyane kumufasha. Yaramfashije, Imana yamumpaye nk'umufasha koko. Yarambuye inyandiko na pasiteri bajya mu bihamya. Pasiteri ati nta mpamvu ihari yatuma mutagaruka. Umufasha ati kugaruka ntako, bitewe n'uko itorero ryamaze gukora ibintu bihabanye n'iki ijambo ry'Imana rivuga, ryinjira mu gishushanyo cy'inyamaswa. Iby'igishushanyo cy'inyamaswa sinarinzi ibyo ari byo, kubera kudasoma. N'ubu ngubu umuntu udasoma hari byinshi atabasha kumenya, bitewe n'uko atajya asoma ijambo ry'Imana. Kandi ukuri kose kwibereye mu ijambo ry'Imana, kuko ni naho mu ijambo ry'Imana ni naho tuganirira nayo. Yarabyivugiye kuri paje ya 53 mu ntambara ikomeye mu cyigisho cyitwa abawaridensi cyangwa abavoduwa. Yavuze yuko mu ijambo ry'Imana niho tuvuganira nayo. Ibyo byose nabimenye nyuma yuko ntangiye gusoma. Ariko icyamfashije aho ngaho nuko pasiteri yazanaga igihamya akarambura igitabo, umugore nawe akabarambuye ikindi, pasiteri akaza arambura ikindi, umugore nawe akarambura ikindi. Beragenda barambura ibihamya, undazana ikindi, undazana ikindi, undazana ikindi, undazana ikindi. Noneho nanjye nsigara noneho nirebera mu ndorerwamo, ndavuga ariko ibi bintu ubundi umugore aba yabikuye he? Ko numva pasiteri avuga ibintu nkumva birenda kuba byo, umugore yavuga nawe ibindi nkumva nibyo cyane ahubwo. Rero reka mbabwire bavandimwe, aho ngaho naho nahakuye isomo. Ndavuga nti ko mbona ngo ndi umukuru w'itorero nkaba ntiga ijambo ry'Imana ngo nsome ibi bintu umugore yabonye, njye sinabibona. Aho naho harankanguye cyane, hatuma numva yuko gusoma ijambo ry'Imana bifite umumaro kandi cyane. Kandi koko igihe nakangukiraga gusoma ijambo ry'Imana, nibwo nabonyemo amasezerano yayo, nibwo nabonyemo ibizamfasha, nibwo nabonyemo ibizantunga. Ni naho kwizera kwanjye kwazamukiye, kuko nabonye amasezerano ambwira ikigendanye n'iki Imana ibwira umunyabyaha, imwemeza yuko nakomanga azakingurirwa, nasaba azahabwa, nashaka azabona. Kazajya mbona iby'Imana iri kumbwira njyewe bitandukanye n'ibyo nibwiraga. Rero icyo kintu nacyo kiri mu bintu byankanguye cyane kandi kingirira umumaro, kuko byatumye nibonaho ububi bwanjye, byatumye ninjira mu ijambo ry'Imana ndasoma. Nyamara mu gusoma niho igisubizo cyavuye. Umunsi umwe rero naje kurota inzozi, ndyamye ndota mbona isi, nabonaga isi iri kurimbuka. Noneho hari ahantu hamwe hangana nk'ikibuga cy'umupira ku isi yose. Aho hantu honyine niho hari aho kurokokera. Nabonaga abantu twirukanka, buri wese ku giti cye yirukanka ashaka kugira ngo agere kuri cya kibuga cyangwa ahandi hateguwe uwabaga hari. Ntacyo yagombaga kuba. Noneho njyewe narose nanjye ndi mu birukanka, ndirukanka n'imbaraga nyinshi, ariko buri wese yabaga yashyize, umva, imbaraga zabaga ari nyinshi cyane.
noneho iyo narebaga inyuma najyaga kubona nkabona nk'igice kimwe cy'abantu benshi cyaridutse cyagiye kuzimu ahantu hatagaragara. Nkirukanka nakongera nakebuka inyuma nkabona hari n'abandi nabo barokeyemo bagiye hasi. Nkongera nkirukanka ngiye kubona mbona n'abari bandi inyuma nabo barokeyemo hasi bagiye. Ndirukanka ndangije ubwo ntera intambwe ndende, akaguru kamwe kaba gafashe hahandi tugomba guhungira. Ngira ngo uzi umuntu iyo yuriye umugunguzi ahantu haterera ukuntu atera akaguru wenda agafata utwatsi turi hejuru, niko nabonaga bimereye, ariko akaguru kamwe k'inyuma kakaba kavuye hasi. Ndangije sinzi ukuntu nafashe utwo twatsi tworoheje, ariko ndebye inyuma mbona n'abari bandi inyuma bose, ndetse na hamwe nari nkandagiye naho harokeye, hagiye harimbutse, hagiye hasi cyane. Nagije bisa nk'uwiyoroshya mpita ninaga, mbona ngeze muri cya kibuga twarokokeragamo. Maze ngiye kubona mbona sanze y'umugore wanjye ndetse na mama barimo baririmba bahimbaza bari kumwe n'abandi bantu benshi barokotse. Maze ngiye kumva numva barambwiye ngo neza ubaye nk'umushima ukuwe mu muriro, ni wowe urokotse nyuma y'abandi bantu bose bo ku isi yose koko. Ndishima cyane, ni njyewe warokotse nyuma. Ibyo bintu ndashiduka, ibyo bintu mbitekerezaho, numva ni inzozi zisanzwe, ndahongera ndiryamira. Ejo bundi bacamo igihe ngiye kongera mbona nanone ndyamye nijoro, za nzozi zongera kugaruka nanone nk'uko zaje mbere. Mbwira umudamu nti rero narose inzozi zimeze gutya na gutya, nti kandi nzibonye kabiri. Yumva izo nzozi hari ikintu cyihishemo. Ati nyamara yo ni irarika ry'Imana. Nongera kurota nicaye n'abandi bavandimwe bane tuva indimwe, tugiye kubona tubona ibisiga byambaye amabaji manini bije biguruka bidusanga, ariko buri gisiga cyose gifite baji yanditseho inyuguti zigaragara nini cyane. Buri gisiga kijya imbere ya buri umwe, noneho buri wese yagombaga gusoma amagambo yandikiwe. Njyewe nasanze nari nandikiwe ngo ese ubuzima bwawe ntibwaba bumeze nk'ubw'igikeri? Ibyo bintu nabyo ndashiduka, ntangira kwibaza nti ese igikeri ntangira kubaza noneho abantu, mpera ku mudamu nti igikeri kiziho amateka kiwenda ko mujya musoma mu ijambo ry'Imana. Rero ikintu nzi ku gikeri ni imyuka itatu imeze nk'ibikeri. Yansobanurira ibyabyo nkumva ntabwo nkozweho. Hari umuvandimwe w'inshuti yanjye witwa Martini Mutiganda, yaramfashije cyane, Imana imuha umugisha. Nyamara kandi mu kumfasha mbere yaho najyaga museka, mbona ari umuntu wibera mu bantu b'abagore gusa basengaga, kuko abagabo ntago bari barumbutse cyane muri iyo minsi, ariko abadamu nibo babanaga. Nkazajya numva rwose ndamukwenye, nkiri umuntu waho ngaho nkumva ndamukwenye muri njyewe. Buriya kuba ari mu bagore nta soni. Ariko naje gusanga yari afite ibanga rikomeye cyane, kuko we yari yarakira imbabazi z'Imana kera, yari azi ibyo arimo ibyo ari byo. Njyewe nari nkiri muri bwa bunenganenzi bw'abanyabyaha, ariko yaramfashije cyane. Imana imuha umugisha. Icyo gihe rero naramusanze, natangiye bwa mbere na mbere gutinyuka kujya ahantu bari gusengera, abantu basengera mu itsinda. Numva ikimwaro no kumva nitinye ukuntu, ariko umudamu aranjyana, tujyanayo, nawe mubwira ibyabaye. Ati ati ibyo bintu warose ko bikomeye cyane, ibyo bintu warose ko bikomeye cyane. Ndamusobanurira izo nzozi ukuntu nazirose, kandi nazirose inshuro zirenze imwe. Nkimara kubimubwira, icyo gihe yafashe Bibiliya, nkimara kumubwira yuko izo nzozi nzirose ubutari rimwe gusa, ahubwo ari kabiri, zije zikurikirana kandi zikaza zisa. Yahise afata Bibiliya arambura muri Yobu igice cya 33, ahera ku murongo wa 14. Iryo somo najyaga ndyumva, ariko ntazi naho riri. Rivuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo,
icyo gihe nahise numva ntazi ukuntu mbaye, numva bya bintu Imana niyo ibiherekeje bibonye n'isomo ryabyo koko, numva ndishimye cyane, numva hari imbaraga zije muri njyewe. Ati Imana iragushaka cyane, ahubwo gira uyitabe. Nahise numva nanjye mbaye umuntu Imana ishaka neza neza. Umuvandimwe aramfashije, mbonye igihamya mu ijambo ryayo koko mu nzozi, nk'uko narose rimwe ndetse kabiri, kandi birahura n'umubare. Rero ntabwo byatinze mubwira n'ibya bwa buzima bumeze nk'igikeri nabonye, nawe agerageza kumbwira ku kigendanye n'imyuka itatu isa n'ibikeri, ariko nabwo ntabwo numvise bikoze ku mutima neza, kuko nabazaga amateka y'igikeri mu by'umwuka, ariko naje gusobanurirwa n'umwuka w'Imana nitonze, numva umwuka w'Imana aransanze ansobanuriye ikigendanye n'icyo kibazo nabazwaga, ndetse ku buryo n'uyu munsi bikimfasha nkibigenderaho. Nahise reka kujya mu by'umwuka, ndeba uburyo ubuzima bw'igikeri mu buzima busanzwe, mpita nsobanukirwa ko igikeri buriya ni ikintu kiba kibereye aho ngaho, utamenya gahunda yacyo. Ushobora kugisiga ahangaha gituramye, wagaruka ukakihasanga ubona nta morale kigira, ubona nta kuraje. Ibyacyo ni ukuba gihagaze gusa, n'iyo ugikanze kirataruka, ariko ntabwo gihita gikomeza ngo kirukanke, ahubwo iyo gitarutse kikuvuye iruhande gihita gikwama. Aho mpita mpabona ubwiru bukomeye cyane bw'icyo Imana nanone ishaka kumbwira ku bigendanye no kugenda gakeya mu by'umwuka. Kugenda gake, kudakora icyo Uwiteka akubwiye, kudakora icyo ijambo ry'Imana rikubwiye, cyangwa wagira icyo ukora wagera hirya ugaparika, ahari ukumva ko byakemutse, ukazongera ugashitura ikindi gihe, wagera hirya ugaparika. Icyo kintu ni isomo nabonye Uwiteka yansobanuriye. Ubwo rero nahise ninjira noneho mu mwanya wo kubaza amakuru y'ibigendanye n'imbabazi z'Imana. Nanjye ntangira kwibona mu itsinda, batangira kubona intama inshyashya ije. Umuntu rero yaje ashaka imbabazi z'Imana, abana b'Imana bamwitaho cyane. Ubwo noneho ikintu cyabaye, bandangira kwiga icyigisho cya gatatu cyo kumukugana Yesu, ndakiga nkumva shwida. Ndongera ndabaza, barambwira bati ugende wige Matayo 26 na 27 ukomeze. Mpera muri Matayo 26 ari mu gashyamba ka Getsemani, nkomeza bajya inama yo kwica Yesu, kandi nintabona uburyo niyunga n'Imana, byanze bikunze ndarimbutse ndapfuye, umutima wanjye ubura amahoro. Nkongera nkabaza, bakambwira ngo nongere nsubiremo, bakambwira ngo nsubiremo kugana Yesu, wapi? Nkasoma nkumva ibintu ndimo ndabyumva, ariko simbigereho. Ye baba we! Ariko shima Imana iyo itajya itererana abana bayo, uyishaka wese ni ukuri arayibona. Igihe kimwe cyaje kugera, ndatuza noneho nsaba Imana. Icyo gihe sinari nzi no gusoma neza ijambo ry'Imana, nari nzi gusoma, ariko ijambo ry'Imana narigeragamo nkumva ari inteye ubunebwe. Nafata Bibiliya ibitotsi bikaza, kugana Yesu nasoma nkumva wapi, nkageraho ngera nabona bigeze kure nta kintu ndumva, wakareka bikabirarangiye. Ufata umwanzuro, ndavuga ntari ku bundi ibi ni ibiki? Ubu ndarimbutse neza birarangiye. Ubu ko namaze kubona yuko nintagira umushyikirano, nintagirana isano na Kristo Yesu wemeye guturuka mu ijuru akaza gupfa ku bwanjye, kandi nkaba namenye amakuru ko niyo aba ari jyenyine uri ku isi yari kwemera kumanuka. Ndagenda ndasoma ijambo ry'Imana, njya muri Yesaya 53, uburyo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Ndasoma numva wapi, ntabwo biza nkabyumva,
ariko intambara nahuye nayo ikomeye cyane ni iyo gushaka kumera nk'uko numvaga abandi bakijijwe, ikintu kigendanye no kurira, ikintu kigendanye n'amarira njye nayashaka nkayabura. Nkumva mfite intimba mu mutima ikomeye, ariko nkamarira ntahinguka inyuma, kandi nkumva ko abandi barira. Ibyo bimbera ikibazo, ndetse bigera naho ntekereza nti ko igihe data yapfaga niherereye nkarira, amarira akaza, intimba nkumva yamennye umutima, ariko ko ndi gutekereza ibya Yesu intimba ikaza ariko amarira ntahinguke. Ubu ngubu ndi mu nzira ya nyayo, ariko Imana ni nziza, Imana ni nziza ibihe byose. Icyo gihe ikibazo cyose nibazaga nakiboneraga igisubizo, kuko nari narahugukiye gusoma, nkumva n'ibyigisho byo kwihana, indirimbo zirimo umusaraba nkazikunda cyane, indirimbo zirimo iby'agakiza nkazikunda cyane. Ye baba we, ndangije naje kumva amagambo umwigisha umwe yigishije ari mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa, paje 222 na 23 gakomeza hirya, nza kubona yuko abantu badateye kimwe. Twese uburyo twakira ibintu ntago ari kimwe. Nza gusobanukirwa yuko bamwe bashobora kurira cyane, abandi ntibarire, kuko imiterere yacu atari imwe, ntabwo emosiyo zizamuka kimwe. Aho numva hari aho mbyumviye. Ikintu rero cyaje kongera kumbera ikintu gikomeye nuko ntari mfite igihe cyanjye cyo kwiyererana n'Imana mu buryo bwimbitse, ariko hari ikintu Imana yankoreye. Iyo umuntu ashaka imbabazi z'Imana, hari n'ibyo abwira Imana ayisaba nk'ibimenyetso, nka kwa kundi Gideyoni yasabaga ibimenyetso. Ariko Imana yo kagira Imana rwose igira gutya ikagufasha, kuko ibibona uyishaka. Nagize nari ndimo nubaka, hari abantu banyubakiraga ahantu mu nzu, noneho nza kubwira Imana nti rero Mana, urabona yuko ndagushaka, kandi noneho ndifuza yuko igihe nguhaye ugomba kumpa imbabazi uko byagenda kose. Nayihaye icyifuzo nti Mana, ndifuza ko kopu ya 26, ndumva hari ari 26 nimba atari ya 27, izarangira nabonye imbabazi zawe, kuko numvaga byanze bikuze imyanzuro izafatirwa muri kopu 27 nimba atari na 6 izaza ari imyanzuro ihita irangiza isi birangira, kandi nkaba nanjye ngendeyemo. Nahise mvugana Imana, ndashaka ikimenyetso cyawe cyerekana yuko uzabinkorera, kandi ikimenyetso ngusaba nanjye ndakwihera icyifuzo, uba ari wowe unyereka ikimenyetso. Ndayibwira nti rero ndashaka iminsi 2 ndi kumwe nawe, kandi iyo minsi 2 ni wowe uyimpangira. Hari abafundi barimo bakora mu rugo, umudamu nawe yari ari ku kazi, noneho nshyira icyifuzo imbere y'Imana ni aba bafundi sinshaka kuba ari njye ugira uruhare mu kubahagarika ngo batazaza, uba ari wowe ugira uruhare. Ndetse n'umufasha sinshaka kujya mu iyi gahunda yo gushaka imbabazi zawe, nawe ahari kandi agomba gutaha, ariko nshakira igisubizo. Imana ni nziza, Imana ni nziza ibihe byose, ndayikunda, ntabwo yatindiganyije Imana. Nagiye kumva numva umufasha arampamagaye, kuko aho yigishaga hari hafi y'iwabo, hakaba hari umubyeyi, umukecuru yashakaga nawe ko yabwira ibigendanye n'iby'inzira yo y'agakiza yo no kwakira imbabazi z'Imana, anamubwira n'iby'ibihe turimo. Anjye arampamagara arambwira ati, ndagusaba uruhushya njye gufasha mama wenda iri joro, ntago wambabarira ukaruma. Ari unyihamagariye. Ndavuga nti bya bintu Imana ibifitemo gahunda igiye kunsubiza. Ndamubwira nti rero rwose urumva nakwanga gufasha mukecuru. Ikimenyetso cya mbere mba ndakibonye. Haciye mu ndi mwanya ngiye kumva numva umufundi arampamagaye ati, ko numva umutwe undya, wakwihanganye nkazaza ejo. Umva, nahise numva nshimye Imana, numva sinzi ukuntu mbaye. Ndavuga nti Imana, menye neza yuko nshaka kandi uri bumbone. Umudamu ampamagaye asaba uruhushya
ntabimubwiye, umufundi ampamagaye ansaba uruhushya ntabimubwiye, kandi nk'uko n'ubundi nawe navuze ngo simbigiremo uruhare. Urakoze cyane. Ubwo ni umunsi umwe kandi ngenda ashaka iminsi 2. Ndavuga nti buriya ubwo ukemuye icy'umunsi umwe n'icy'undi munsi nacyo uragikemura, ntabigizemo uruhare, ni isomo ryawe umpaye. Ubwo nahise ntangira nijoro, ndatangira ndari imbere y'Imana. Kumwe bambwiraga ngo nisome igice cya 3 cyo kugana Yesu, naragisomaga nkumva ntabwo mbyumva, ngo mpite nkurikizaho n'icyitwa kuvuga ibyaha. Ahubwo ubwo Imana yahise ingira inama guhera icyo gihe umugore ataje n'umufundi ataje, Imana yahise ingira inama ubundi ko aka gatabo kitwa kugana Yesu kuki urimo ugahera hagati. Hera imbere ku rupapuro rubanza ku cyigisho cya mbere, uhere ku rukundo Imana ifitiye abantu. Ibyo bintu ubanza unabimenye, urukundo Imana ifitiye abantu. Numara kurumenya uranasobanukirwa uko umunyabyaha akwiriye Kristo, icyigisho cya 2. Noneho nibwo uri bugere kuri cya kindi cyo kwihana, noneho umenye kwihana n'impamvu yabyo. None se urihana iki utamaze kumenya uko umunyabyaha akwiriye Kristo? Urihana iki? Ye baba we, ndasoma nijoro, ndarasoma, Imana iramfasha. Noneho buracya mu gitondo nirirwamo soma kugana Yesu, iryo zina ryitwa kugana Yesu. Ndasoma ngera kuvuga ibyaha, ngera ku kwitanga, ndakomeza ndasoma kwizera no kwemera, urugero rw'ubuyoboke. Mana we, ariko ngeze ku kwizera no kwemera, icyo gihe nari ntaranahageraho ku kwizera no kwemera, byari bitararangira, ariko ibintu birimo bisobanuka neza. Uko somye noneho bisobanuka neza, ariko byaje gusoza nongeye kongera kugira ubwoba. Najya kubona nkabona umudamu araje, ejo najya kubona nkabona umufundi araje, nyamara bakaza byanze bikunze, ntituri bubure kuganira n'umugore, ntituri bubure kuvugana n'umufundi dupanga gahunda, babe bamaze kwica gahunda yanjye. Mana, nongeye kugusaba wongere unkorere ikindi kimenyetso. Bidatinze umufasha yarongeye arampamagara, arambwira ati ko nabonaga hari ukuntu biri kugenda mu kirecuru, ntiwambabarira ukongera ukampa urundi ruhushya, ko ngusabye imbabazi rwose, wenda nkasigaho aho mbonye bigeze. Ni rwose nta kibazo rwose. Aho harakavuga ati umugabo wanjye rwose ni mwiza, ariko njyewe ndi gushima Imana, mvuga nti Imana habwa icyubahiro, unkoreye ikindi kimenyetso. Bidatinze nanone wa mufundi nawe yaje kumpamagara arambwira ati ko ntarakira, waretse nkazaza ejo bundi. Nta kibazo, banza wivuze kandi ukire, uzaze nta kibazo nyuma wakize. Ye baba we, numva Imana irankoreye cyane. Ndangije ariko nahise nkomerezaho. Umva, ubundi Imana ibona ko ushaka gukira, ibyo uyisabye bigyigushamo, bihita byijyanamo rwose. Imana ntacyo yatwima. Ariko noneho ubwo uko nasomaga cya gitabo cyo kugana Yesu, naragiye ngera ku cyigisho cyitwa kwizera no kwemera. Aho ngaho niho ibintu byagendeye neza. Kwizera no kwemera narahageze neza, nageze kuri paje ya 37 y'agatabo mfite. Ni agatabo ko kugana Yesu gatoya, kubera ko narasomaga, ariko ikintu kigendanye no kwizera nkaba ntasobanukiwe n'uburyo bigenda. Nkaba numva yuko hari igihe ndi buze kugera ndimo nsoma, nkajya kumva nkumva bimeze nka kare ivuyemo, wenda bakumva imbabazi z'Imana zise ziza, nkumva hari ikintu kiri buze kumva numva cyorosotse, cyangwa hari ikintu cyari kiremereye gihise kigenda, nkumva hari ukuntu biri buze kugenda. Noneho nkahita nkonfirima yuko mbonye imbabazi z'Imana, ariko biriba bihabanye. Burya ijambo ry'Imana ni ryiza gusoma, ni byiza, hahirwa usoma kandi hahirwa n'uwitondera ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Narasomye ngeze kuri ya paje ya 37, aho uhereye kuri 36 batubwira ibitekerezo byo muri Bibiliya,
uburyo Yesu yavuraga abarwayi, uburyo bitwigisha uburyo bwo kwizera yuko abasha kubabarira ibyaha byacu. Batubwira iby'umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi cy'i Betesida, uburyo Kristo yamubwiye ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Ku iyi paje batubwira uburyo nubwo yabakizaga ngo bo ubwabo babanzaga kwizera yuko abishoboye. Ngiye nkumva ndenze uriya murwayi wo ku kidendezi cy'i Betesida. Ye numvaga naremerewe cyane, numva mfite intimba, numva ndi uwo gupfa. Ariko mu gihe nyitegereje kumva ikintu kiri buze kunyorosokaho nta kibuze, mu gihe nyitegereje kuza kumva hari nka kare hari ifungutse imbabazi nzibonye, cyangwa kumva ijwi ngo mwana wanjye imbabazi urazibonye, Imana yankoreye ibikomeye cyane. Nsoma amagambo meza cyane ngiye gusoma ngo nawe nuko uri umunyabyaha, ntiwabasha guhongerera ibyaha byawe, ntiwabasha guhindura umutima wawe no kwiboneza ngo were, ahubwo Imana yasezeranye yuko izabigukorera byose ku bwa Kristo. Wizere iryo sezerano. Amena. Uvuga ibyaha byawe, wiyegurira Imana, wifuze kuyikorera. Ni ukuri nuramuka ubigenje utyo, Imana izagusohorezaho isezerano yasezeranye. Numva ndimo ndagenda ngera ahantu heza cyane ngo niwizere iryo sezerano, ukizera yuko wababariwe, ukabonezwa, Imana izabigusohoreza. Uzasanga wakijijwe koko, nk'uko Kristo yahaye wa muntu uremaye imbaraga yo kugenda amaze kwizera. Nawe nuko bizamera nta kabuza nubyizera. Ahantu ndavuga nti kwizera ko nkubuze, kwizera ndizera gute we, ndizera gute koko? Ariko ndakomeza ndasoma ngo ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, ahubwo uvuga uti ndizeye. Niko biri, si uko mbyiyumvamo, ahubwo nuko Imana yabisezeranye. Baba we, ahantu numva ngeze ahantu heza cyane. Ariko nabwo ntibyahita bikorwa. Ariko iri jambo ngo ntukarindire kwiyumvamo ko wakijijwe, wowe wizere. Numva nanone hari ikindi kintu binkuyeho cyuko ndi bwumve hari ikintu kibaye, yuko ndi bwumve hari ijwi ribimbwiye. Izere wowe gusa. Ndakomeza ndasoma ngo Yesu yaravuze ati ibyo musaba byose muhendahenda, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amena. Ahangaha nahise numva ikintu cyitwa kwizera ari cyo nshatse gusobanukirwa neza. Ko mbonye ko byose bizanwa no kwizera, mbonye yuko nta kintu ndi buze kumva kimbayeho, ahubwo byose birazanwa no kwizera. Ndizerane. Fata Bibiliya njya mu Baheburayo igice cya 11 ahari amasomo yo kwizera, ahari definisiyo yo kwizera. Ndasoma nsanga kwizera ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ngo kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Numva kwizera birasaba kugira icyo wizera. Umuntu yizezwa n'ijambo ry'Imana, akizera amasezerano y'Imana. Ariko narakomeje ndasoma kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye, ndakomeza kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye. Ndagenda ndinda ndangiza igice cya 11, numva umutima wanjye hari ikintu cyahindutse. Ndangiza gusoma iki gice cya 11, hari ahantu nimukiye ariko ntarabyizera 100%. Ndongera ngirirwa ubuntu njya muri Yesaya 55, ahari umutwe uvuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma
mukorera ibidahaza, mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutega amatwi muze aho ndi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeraniwe. Ahangaha narahageze, ijambo ngo nzasezerana namwe isezerano ari ryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe, nahise numva hari ukuntu mbaye, ariko naramanutse ngeze ku murongo wa 6 ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Aha hantu nahise numva nkozwe ku mutima, ariko kwizera kwanjye kwagiye kuzura neza. Hari amateraniro yahise akurikiraho muri iyo minsi. Ayo materaniro yari afite insanganyamatsiko igira iti ubuporotesitanti ntabwo bwarangiye. Ayo materaniro bigishijemo icyitwa kwizera. Ayo materaniro ni njyewe yari yaziye. Yari amateraniro amara amasaha 28. Narayakurikiye, ayo masaha yose ararangira. Iyo umuntu hari icyo ashaka umva nta bitotsi. Ariko ayo materaniro yarangiye, yagiye kurangira, amahoro mu mutima yasakaye, havuyemo agahinda, intimba yose yamaze kuvamo, nizeye imbabazi z'Imana, nizeye isezerano ry'Imana, izina ryanjye rimaze gukurwa mu gitabo cy'urupfu, rimaze kugera mu gitabo cy'ubugingo. Ubu ngubu ndaho nshima Imana. Ubu ngubu nishimiye yuko mbarwa mu bwoko bw'Imana, nk'uko mu rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 9 Uwiteka avuga ati muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza. Aho ngaho nanjye ndimwo. Ikongera igahamya iti kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Nanjye ndimwo uwo murongo. Ubu nicaye nizeye imbabazi z'Imana, nicaye ndi kurwana urugamba nk'urwo abandi bana b'Imana nabo bari kurwana narwo, urugamba rwo gukurira mu buntu bwa Kristo, kugira ngo ikanzu yo gukiranuka yanyambitse itandura. Ubu ndashima Imana. Ubu namenye ko mvuka nanditswe mu gitabo cya Satani, aricyo gitabo cy'urupfu. Ariko hanyuma nza kugira amahirwe sobanukirwa yuko ndi mu gihugu kitari ikiwacu. Noneho shaka itike inyemerera kuzaba mu gihugu kiwacu. Ubu ndi kurwana intambara nk'iy'abandi bana b'Imana bose barwana, ariko izina ryanjye nizeye yuko riri mu ijuru. Nawe byashoboka, bigerageze. Rero reka ndekeraho. Gusa uwavuga byinshi Imana yamukoreye ntabwo byarangira. Gusa Imana ni nziza kandi ibihe byose. Icyo ngusabiye ni uko nimba wumva irarika, nimba wumva hari ijwi ry'Imana riri kuvugira mu mutima wawe rikurarikira kwihana, hindukira. Icyo nakwifuriza ni uko niwumva ijwi ry'Imana utinangira umutima, mu izina rya Yesu. Amen.